Ndagira gutwekiza kuri iyo gahunda kuri operation yaciye umunsi. Ibyo ngibyo turabijyanira hamwe koko nibyo yaba ibya 1:55 am ndetse niyaba nibya element nyirizina turaza kubijyanira hamwe kuko ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bivugwa yaba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda. 1:55 am mu by'ukuri ni Rebo yahitinze cyane ndetse iranamenyekana. Iranamenyekana ariko imikorere n'imikoranire yabo cyane cyane mu bigendanye n'akazi bamwe muri bo kari kabahuje k'umuziki bisa naho biri kugenda bitagenda nk'uko babyifuje ijana ku ijana. Mu by'ukuri 1:55 am yatangiranye n'umuhanzi Melody batangirana mu gihugu cya Tanzania mbere yuko baza mu Rwanda kuko Melody niho yasanze uwitwa Coach Gaye ubwo yaramaze kugura imigabane muri 1:55 am yahoze ari ya Made Beat kumwe na Made Beat je bari kuko Made Beat yari yambutse Tanzania yasanze yo yahuriyeho na Ben ndetse na Coach Gaye bagiye gukora indirimbo na Diamond. So birangira rero Coach Gaye akoranye na Melody studio gukomezanya na The Ben nko kumushinga wari watangira naho konflikt zose zaturutse cyase amakimbirane yaturutse hagati ya The Ben ndetse na Coach Gaye. Coach Gaye umwishyuza amafaranga akaba mu bihumbi $100 ni 170 ni muri 90 ahubwo muri 70 muri $90 mu gihe The Ben we yemera amafaranga agera muri 50 yemera ibihumbi bigera muri 50 neza ko abantu nyine harimo akabazo hagati mu bibanire yabo yego. Ibyo byarabaye ngira ngo murabyuka n'umwaka ushize The Ben ategura ibitaramo bakavuga ngo barashaka kubyica n'ibiki ngo bituruza amakimbirane yo yarahari ariko ibyo ngibyo sibyo dushaka kujyamo kuko ba nyiri ibibazo nibo bakubikemura si ngombwa ngo twinjira ngo kuki ngo mwana ibi ntabwo twari duhari ahubwo reka twivugire mu buryo bwagutse 1:55 am mu buryo bw'imikorere y'umuziki. Mu by'ukuri 1:55 am bajya gukorana na Melody ngira ngo witwa Made Beat yari ari muri gahunda zo kujya mu gihugu cy'Ubwongereza. Yego, kuba yari ari muri gahunda zo kujya mu gihugu cy'Ubwongereza bagombaga gushaka umuproducer uboneka kandi uri kuri standard yo hejuru uhari cyangwa se kuko ntago wavuga ngo Made Beat aragiye ari kuri kora ari mu Bwongereza none ziganda afite izindi gahunda agiyemo ntago wavuga ngo Made Beat aragiye hanyuma ngo ujye kuzana yenda uri munsi ye cyane biragoye kandi ugiye gutangira ikintu kandi umva ngane bari ikeneye imbaraga nyinshi cyangwa nini cyane agomba gufata uri hejuru none yego. Icya kabiri Melody akaba yari umuntu woroherezwa cyangwa se buriya mu mikoranire y'umuntu azi touch yawe umuntu akabazi ukuntu aho ukundi uri kumanuka yenda cyangwa se uri kuzamuka biramworohera cyane abo bantu mu gukorana biroroha cyane wakabaza amanota uzamukiramo nayo yenda ugenderamo gakeya bitewe n'indirimbo ugiye gukora cyangwa se n'igihangano ugiye kujya gukora. Hatekerejweho Element kandi yari amaze gukorana igihe kinini na Melody. Element bagombaga gukora ibishoboka byose kugira ngo aze nubwo ntabifitiye gihamya ariko bivuga ko Rokiritomaye cyangwa se transfer ye kuva muri Country Record yerekeza muri 1:55 am bivuga ko byatwaye hagati ya $13 na $16. Okay, uri kubyumva arambwiye Kenzi nanjye mvuze hagati ya $13 na $16. waruvuze Element ariko habanje yo Keys mu gukorana nibyo nakubwiraga bashakaga umuproducer uri kuri standard kuko Keys barakoranye ni kandi Keys urumva yari yarakiri muto nibwo yarakoze indirimbo Fake G no yakoze afunga amacha yari yasohotera
yari afite nk'indirimbo ebyiri cyangwa eshatu zari nk'ebyiri cyangwa eshatu umva ntabwo ngo bari kumwizera nk'umuntu wagiye gufundiraho nk'umuntu ugiye kubakiraho rebo kandi koko muri strategy za business aho ngaho icyakoze cyo Gaël kimwe mu bintu namushimira ikintu cyitwa business aracyumva ni muzima business aracyumva kandi nyine afite mind ya business yego kabone nubwo yenda byagenda ukundi ariko byibuze nyine urumva nta umenya byose ushobora kumenya kugucuranga ariko utazi kuririmba icya kabiri cyari gihari hari umuntu witwa Mike yari manager wa Melody kandi ntago bagombaga gutandukana byabaye ngombwa ko bagira ibindi biganiro bagirana kugira ngo Mike aze akomeze ahore hafi ya Melody ibyo ngibyo byarabaye ndetse baza kumvikana na Element uko yavuye muri Country Record ntabwo tugera tugaruka ko mwagiye mubikurikira mu nkuru zigiye zitandukanye ndetse bikazanamo n'ibindi bintu kazamo n'abagiye no mu nkiko kuko ngira ngo nko muri dosiye ya mugenzi wacu fata ku mavuta izina Element rigarukamo inshuro nyinshi ariko urukiko byarangiye fata ku mavuta rumugize byarangiye abaye umwere hanyuma rero byarakomeje baratangiye barakorana ibyo ngibyo byo kuvuga ngo twagiranye ibibazo twagize gute basa n'ababisiga inyuma hanyuma bakomeza projet z'imikoranire hagati ya Element Melody ndetse na 155 AM mu mikoranire yabo byari biryoshye ngira ngo Element mwigeze no kusoma ama contract yabo hano Muzehe Punditi yarabifite byose hanyuma rero ibyo ngibyo bibaye hagombaga bashatse uburyo ki bazanamo undi muhanzi uri kuri standard ariko byari bikigoye nanone Melody akavuga ati nge ndi mukuru ndahedinze Element akavuga ati nanjye nubwo ndi producer ariko kimwe mu bintu hariya hakurya yenda ntishimiraga nuko bandimitaga mu gukora imiziki yanjye uri kubyumva bamuhaye uburenganzira ko nawe azajya akora umuziki we nka producer ariko agakorera abandi indirimbo kugira ngo hari umubare mwasomye muri contrat yiwe indirimbo zirimo twarazivuze yagombaga gukora mu gihe kingana n'ukwezi Element izina rye ryazamukaga mu by'ukuri nk'umwana w'ikarongi uko akazina kazamuka nawe ugenda uzamura ibiciro ariko nta nubwo ari no kuri Element gusa n'umucuruzi wo muri boutique n'umucuruzi wo muri boutique iyo bavuze kwa Venke ni ucuruza yenda amamesa y'umwimerere nawe azamura ibiciro cyane niyo uri ufite muri quartier gusa wikura kure hazamo ikindi kintu kiyongereho cyangwa se ukongeramo ibindi muri boutique ukongeramo ibindi ugize abakiriya benshi bityo byo kuzabana none Element nawe atangira kugenda yumva akazina gatangiye gukura uri kubyumva Element yaje gukora uturirimbo tuba hit tugiye dutandukanye tuzamura noneho izina rye riboostinga kurusha Element nka producer sibyo cyangwa yagiye ajya no muri za Uganda guperforminga na hehe ibyo ngibyo se tugenda tubigarukaho yari bikose byinshi ariko ibintu byo barabizi indirimbo zikoze nyinshi niyo mu producer nyine uriyoboye muri kiragiye kandi yumvikana bagomba guhera uwitwa Niyo Bosco umwe mu batangiye projet ya Fou de Toi ngira ngo yaranabitangaje no mu itangazamakuru yanditse iriya ndirimbo agiye kuyiha umuhanzi witwa Rubangura ni Roskana uri kubyumva icyo gihe yitwaga Rubangura yarubwiswe nguye n'amakuru ubwo utaruzi rero kugira ngo ahindure izina Rubangura David Rubangura uribuka Element ava muri Country Record ajya muri 155 AM hakazaho skandari y'izina ngo ngo ni izina rya ni igihangano cya Country Record ngo ntabwo yemere kurikoresha ahandi so rero Rubangura ajya kuza
baravuze bati ntago twakwemerera ko twakongera kugwa muri skandali nk'iyo twaguyemo y'amazina twe turakwiyitirira iryacu uri kubyumva twe turakwiyitirira iryacu bamwise Ross yo kuri Rick Ross bashyiraho uri kubyumva ni Kana ni Kana ni izina ry'umuyapanikazi wabaga mu Rwanda icyo gisenzi ubwo ni akihaba ngira ngo abakurikiraga imbuga nkoranyambaga muri iyo minsi baramuzi bamwitira izina ry'umuyapanikazi Kana. Okay, uri kubyumva bari kwirinda kuvuga ngo izina ritazongera kutugonga muri case iyo ari yo yose atazamenda ibibazo cyane ko nawe ubwe hari aho yaravuye muri nabamufashaga biri aho ngaho mu bijyanye na muzika ajya bamufasha Irene so mufashaga ahubwo inde Irene bya Irene rero na Rubangura byari imikoranire reka da Irene buretse ngiye guha amakuru utazi kanye nguha amakuru utazi ikintu ngiye kureza ni iki Irene byari ibintu nyine yaramufashaga urumva ngira ngo bakora yamufashe no gukora akaririmbo ntibuka ari mitwa selection bari buze tutuniga tukurya selection uri kubyumva none Irene yaje kumupasa umugore wabaga mu Bufaransa ni mu France ni Australia mu Bufaransa ni Australia ni Australia man sinzi igihugu yabagamo none ubundi bwa mbere mubona nyine bari mu kiganiro ngamushyira muri comfort hanyuma Ewana ngo yabaga muri etage uri kubyumva umuhanzi aragenda arabyimba none serabonye umufungo avuga ati Rubangura ahubwo bavuga ngo mu mujyi ngo ntacyo yakoze urumva wakiyita Rubangura arakwakoresha Rubangura nube nka Rubangura gari ibindi byaje kozamo byo bipasore reka ne kubivugira kuri mikoro byarangiriye byatanzwe n'umusaruro ko ndirimbo razikoraga bakoze turimbo tubiri bakora indirimbo ebyiri ibyo turirimbo byo sinzi hari indarubomu yaronshinzwe ahubwo bakira ko nta marubomu bafite ko ntaki urumva rega nicyo yita arubomu hanyuma rero noneho izina birangira ubwo habonetse Roskana nyine Roskana bari mwisi Roskana toce muri arebo nyundi kuza muri ntuza muri 1:55 AM ako karirimbo Element yarakaza yazanye na Element ubundi niwe rumuzanyemo hari buretse nkusobanurire Element yarakaza ariko kakaba kari projet itarangiye ari n'akantu Niyo Bosco yanditse juste kuko urabizi Niyo Bosco yari umuntu hafi wa Irene ari nawandikiraga ba Vestine na Dorcas Rubangura ko yari hafi ya Irene kuremera Rubangura byari ibintu byoroshye yego niko kumubwira ati reka nkuremera akantu amwandikiriya food reka twe twandika akantu ka mbere cyangwa se tuzanagasoza mu misiri bazagoreka bavuge ngo byagenze bitya ngo twarishyuye twaraguze twagize gute ariko reality iriho ntago bajya bayivuga nta na rimwe bigize wa credit Niyo Bosco yarabivuze yigeze gukora na Space yarabivuga ati ngewe nabonye nyine batanankira no muri description basi y'umuntu wakoze kuri iriya projet uri kubyumva iyo projet yari izwi Element akiri muri country record ageze muri 1:55 AM Roskana akaririmbo ukuntu yakumvaga nk'akaririmbo kazamwambutsa imipaka akavuga ati byibuze aka karirimbo Niyo Bosco kampaye kazangezayo Element yaramuzanye aramubwira ati ngwino uhure n'umukire ngwino nkwereka aho bibiri tiva ku giti dore umuntu va ku giti dore umuntu umukire rwose yaragenda amubwira ko ari umuhanzi mwiza meze neza nta kibazo kugira ngo akonvinke umukire Element bigezemo uruhare exactly kuko bari banaziranye before yuko aza muri 1:55 AM so ibyo bibaye rero bamwizeza ko bazamusinyisha muri Rebo kumva kuko ako gaproje bari bakumvishije umukire
nawe aragakunda kari koko fude twa kandi koko irengetse kari kazima ubwabyo kagatiza kako cyangwa kaga coming soon ewana kakabora wabonye ukuntu ka trendinze igihugu cyose kakijegeza abantu bategereje noneho haje trailer ya video yo noneho n'iriya nzu yo kuri Chateau Remarara induru ziravuga noneho igihugu kirahobanga ya projet ari nzima yabaye nzima no mu Rwanda gusa umwana hagombaga kwiga strategy z'uburyo ki iya ndirimbo yagombaga kuva muri Rubango. Okay. Girago hari ikiganiro bigeze kuza gukora hano muri The Choice Rubango rasa n'ucikwa bivugaho ko indirimbo ari iye kandi yari yicaranye na Element icyo gihe muri kiganiro bari kumwe kwa muri promo y'iyo ndirimbo bari muri promo y'iyo ndirimbo birangira acitswe avuze ko indirimbo ari iye Element tubona ko ahisa hindura mood ibintu ariko buri ukuntu hakana kandi bari live nyumva naga ari kubunyomoza niho live ibera mbere abamwe no kumenya ubwenge urabanze nabwo bajye babugira ushobora kugutengwa bitandukanye n'ibyo witeze nisabona ko bashobora kuba baje mu kiganiro batari nagarazi ko bibabazo cyangwa batari bazi yuko wenda bari bibazweho nyine bari abanyamakuru bari kugendera mu mujyo nyine ko wenda iri kuri channel Element bikarangira so bamusezeranyije rero ko bazamusinyisha muri 155 AM akaba umwe mu bahanzi bagize iyo label bamusabye ko indirimbo iba iya Element ariko nkuko Element yigeze Melody niyo yigeze kubivuga Roskana bamuhaye no kudufaranga cyane icyo gihe bamuhaye no ku mafaranga none indirimbo Element yatanye no kuyishyiramo ibirungo indirimbo iraryoha ku mugoroba umwe Melody aje gukora indirimbo akuba kamwumvishije kunyine nk'akaririmbo Element agiye gusorana na Roskana ya nimba yagomba gusohoka ari ya Element featuring yari abantu babiri kuko mu bintu Roskana yabasabye yavuga ati giye ndabaha amafaranga murama ku mafaranga ariko mume make ariko mureke ngume mu mushinga mu ndirimbo niba koko nzanaguma no muri rebo kandi koko bakeneye kumumurika indirimbo yagombaga gusohoka irimo Roskana ndetse na Element gusa ubwo ndimo turimo turaza tugende ku murongo tugere kuri rya kisijejo mwaganiriyeho ibya 155 kujya kuri Kenny Soul n'ibindi hanyuma rero Melody amaze kugikunda yasabye ko yaririmba chorus ati hanga sinaburamo uzanembamo chorus gusa yonyine niyo yonyine barabimwemereye kuko nk'umuhanzi mukuru of course kandi nawe mukuru no muri 155 bakeneye umusanzwe kuri iyo ndirimbo nyine none bakeneye gukora hit urumva ntabwo yakwegera ngo byange yego ibyo byarabaye Roskana aza muri 155 AM ariko ntibamusinyisha yego amasezerano yanditse icyo gihe bamusezeranyije ibikorwa bigiye bitandukanye bazakorana ku ikubitiro yagombaga gusohora indirimbo Sesa ariko ntiyasohoka bakagumya bamubwira ati calendrier reka tubanze reka hari ibi reka dukora ibi dufite album ya runaka dufite ibi n'ibi urumva bakomeza kugenda bamubwira ati gahunda yigizwe inyuma kandi koko yarakeneye indirimbo ya mbere ikorewemo hariya yego yagombaga kubona umuntu wizera ko ari mu biganza nyine bimeze neza yego so yakomeje kureregwa niko nabivuga kurerega ni gukomeza gushyira umuntu ku cyizere tuzasohora vuba ariko bikavuga ko communication hagati ye nabo bakoranaga muri 155 AM itagendaga neza ku mbuga nkoranyambaga nibyo abantu batangiye kugenda bibaza ndetse ngira ngo ni nabwo yavugaga ngo yarasinya amasezerano ariko bitangazamakuru bigakomeza kugenda bimubaza even no ku ma YouTube yatangaga ama interview bamubaza niba yarasinye impamvu adasohora indirimbo cyane ko nawe niyigiza byemera ko yasinye cyangwa bihakane
oya nyuma yaje kubyemera nyabyemeye nyuma ariko mbere ntabwo yabyemeraga cyangwa bihakane kuko abantu bari bazaga se niba afite amasezerano why not ibihangano bye bidasohoka Foodetwa imaze gusohoka noneho Element umwana w'Ikarongi kuko iriya ndirimbo yanayigizemo uruhare runini iriya ndirimbo yigizemo uruhare runini kuko Element niwe wahisemo iriya location akarera muvunye mu nyandirimbo urumva ni nawe wa contactse ba nyiririya nzu iriya nzu bayikoreyemo itanuzuye buri hari amakuru batamenye bayikoreyemo itanuzuye ndetse yirukanisha n'abakozi bari bashinzwe kurinda iriya nzu kuko ukuntu nyirayo bivugwa ko yari bamusezeranije ko ari ugufatiraho amafoto aho barangije rero basetinga gukora video abonye video nawe rero barayizenguruka kuko aravuga ati ibi ni ibiki kuko hari n'ahantu buriya nimba n'abavunye byatari bayire tujye tuvuga n'abantu tujye tushimira team ya 155 kuko bagiye gukora iyo ndirimbo bagezeyo basanga hari aho bakeneye hataruzura byabaye ngombwa ko bagura amarangi kandi aho n'amarangi agomba gushyira kuri iyo nzu kugira ngo bishyura abandi bakozi ba extra batari kuri chantier nyine n'ubundi bishyura abandi bakozi barabyikorera kugira ngo basiga aho hantu nazira ntebe bazikoreye hari ineze ntebe bazikoreye hari none bagafata n'abantu barenga 70 bakabajyana Ikarongi byarabavunye biriseri so Element rero niwe wari uri kuri head y'iriya project hanyuma indirimbo imaze gusohoka iragenda iba isereri mu bantu noneho Element nawe izi nuko rikomeza kugenda ribyimba nawe akagenda koko yiyumva nk'umuntu ukenewe cyane kurusha uko akeneye kandi koko nibyo nanabisobanuriye iyo ufite akantu nawe utakagendeye fieri waba ufite ikindi kibazo ubwo uri umuntu nawe reka ubihiza ubishaka ibonye ugomba kubifiringa noneho abantu muze kuza kureba difference iri hagati y'indirimbo yitwa Foodetwa n'indirimbo yitwa Sesa ya Loskana bubishaka aho ngaho kuri YouTube uraza kuza kubimbwira mugende kubwira abantu mu mibare ndebera igihe imwe yasutse mu kwa kangahe indi soka mu kwa kangahe bindebera aho ngaho uraza kumbwira hanyuma rero Element amaze kuba umuntu munini cyane gisumbuyeho amaze kongeraho akandi kanyenyeri kari kazanywe n'iriya ndirimbo Foodetwa Element yatangiye kubura umwanya noneho kandi umuziki wari umaze kumuryohera atangira kubura umwanya ndetse niba mwibuka mu minsi yashize Melody yakoze nduva ihari kuri space ya Twitter avuga aba producer bose bagiye bakorana n'ukuntu bagiye batandukana ageze kuri Element yavuze ko Element yamuburiye umwanya turi kugendana ubwo mubazaga impamvu kandi wibuke yajyanye kizi muri Kenya ni impamvu ari we bari gukorana cyane kandi wibuke ko Element yazanywe kuri recommandation ya Melody yego wari ukeneye umuntu niwe ukenewe hano bikagenda neza ibyo byarabaye Melody aravuga ati Element nta kimbonera umwanya nibyo koko Element yari yarabuze umwanya kuko bivuga ko akaririmbo ke iyo agiye kugakora ari ikintu yitondera ku buryo gishobora kudindiza amaproje amwe n'amwe ari nabyo bintu muri country record bari baranze muri 155 bakabimwemerera ariko Element utuntu twe kadukora mu buryo bwe no mu buryo ashatse hanyuma urumbajije difference hagati y'izo ndirimbo zombi Sesa na Foodetwa yasohotse mu kwa kangahe mu kwa gatanu 2023 yego hanyuma Sesa yasohotse mu kwa kabiri k'uyu mwaka tariki 2 baramezi amezi 9 byose ntajya ku mwana ukeneye kuba ahubwo yarakagubye ko asohemo nk'indirimbo nk'enye cyane ko akeneye imbaraga nyinshi nyine akeneye imbaraga nyinshi nk'umuntu nyine urimo uratangira kugira ngo afatishe hanyuma rero Element amaze gukura umwanya warabuze umwanya mu kubura
ariko aga projet yitondeye aka element muramuzi n'umuhanga nta nubwo ubuhanga bwari kujya kubuvugaho mu matamatama ntago ushidikanywa byaje kugenda bite rero element yaje noneho gutangira gukora akorera abantu ashatse ubwe yihitiyemo ofete ntabwo yahitagamo officially ngavuge ngo Venkeri niwe nkorera wowe singukorera ahubwo uyu muntu kuguha umwanya we nyine none sinzi bigaragara uri kubyumva